duhe nimero yawe byibura abantu badukurikiranye wasanga nabo hari abashaka koherezaho byibura iyo habonamo n'inshuro imwe muri iki kiganiro ikaba umuntu bashobora kuvugisha cyangwa umuntu bashobora kuvugisha cyangwa bakoherezaho yaba wowe cyangwa undi muntu irabiri murimo murata oya ntago natanga indi nimero y'umuntu ntanga iyanjye kuko ni njyewe bakenera hanyuma rero utanze iy'undi muntu ntago buriya njye mfite uburyo mfata umuntu wese nitabye umamagaye wese ngendeye ko ntazi icyo nshakira ngomba kumwubaha yego niyo natanga ntanga iyanjye urumva ko ari njye ukenewe ntago natanga iy'umudamu ararwaye ntago yemerewe kwitaba telefone no kuvuga kenshi yego wabaha iyawe jewe nimero yanjye ni 07 82 62 69 78 wakongera ukayisubiramo nayisubiramo ni 07 82 62 69 78 amazina yanjye nitwa Uwiringiyimana Theogene ni nayo boherezaho se ufite ikintu niyo yakoherezaho bampa nk'uko ubu bivuze hari n'abanyamakuru bampamagara nko kuri radiyo ati twabonye inkuru tubwire nimba ari byo cyangwa uriya mudamu ari uwawe nabivuga rwose ukabona umuntu arakubwira ati ndi igicumba hano kuri ati njyaho sinahagera n'i Kigali sindaza ariko igihumbi ndabizi ko kiri bujyeho ese Theo uwo ni wa mudamu nabonye ubuhamya avuga ukuntu wowe uvuga ukuntu yakugumye uri mu bibazo bikomeye niwe ese urumva umuntu tumaranye 25 yaba ari iwe niwe abantu bose bari bagufuyeho aravuga ati mundekere umugabo byoroshye nimero ya Theo ndabona bayishyizeho kuri YouTube channel ya The Trace Live bayipininze kuri iyi live ubwo abantu badukurikiranye nabo bashobora kugira ikintu wohereza pana ku mobipa ariko no kumuhamagara nayizimije no kumuhamagara bamubwira ngo pore bahamagara ndi mu kiganiro bohereze hakamomo gusa yego saje abantu bari kwandika ari benshi Theo ni ukuri Imana igukirize madamu pe ubupfubyi buravuna abo bana bagira agahinda abana bo nabonye bikomeye kuko hariho uwo najyanye yabishatse cyane ari Rwamagara mujyana hasigaye umunsi umwe ngo ajye ku ishuri yiga Rutsiro umwana abonye mama we abonye abo bantu baba barabaze ku ijosi arebye acometse ari ku mwuka bya bintu bashyira ku mwuka ahita amera nk'umusazi ararira biragorana namujyanye ku ishuri namushyira mu modoka agahita ajyamo nta n'igikapu nta n'ivarisi akiyicarira akabita ndavuga ati biraza kuzagorana byatumye ntago nari bujyane nawe ngo mugeze kure kuko yarasanzwe hazi byatumye mfata umwanzuro wo kumujyana ndavuga nti namujyana arabita cyangwa tumutwe mpita mbona bituma abandi mbareka ubu nta wundi nongeye kumwereka bongeye kumubona ageze mu rugo nabwo abato ariko turahabahisha yitera akantu gutya k'agasharope nyine bakabona ko mama arwaye ariko ntabwo tubereka aho hantu yego kugira ngo wenda bitabakoraho ariko nyine ngenda bizi isi niko imeze isi ntago ibamo ibyiza gusa ibamo n'ibibazo nanone kandi kwizera ko Imana ikemura ibibazo njye naciye mu bintu byinshi ku buryo banumva hari ikintu Imana izakora hari igihe tuzagaruka hano twicare gutya cyangwa tunarenga wenda nawe tubwira abantu ati hari ikintu Imana yakoze imirimo y'Imana ese ko hari indirimbo nyinshi bagiye gukora abantu bavuga bati barazumva wenda bahuye n'ibibazo bagasubizwamo imbaraga wowe uri mu gihe cyo kwiheba wumva indirimbo zawe wandika izindi ukora iki rimwe na rimwe hari igihe wumva iz'abandi nk'ubu indirimbo ibi mfasha hari igihe itari iyanjye uko ubona indirimbo zigerwaho kandi noneho njye ntabwo ntoranya indirimbo cyane ngo mvuge ngo iyi ndirimbo ngo niyo guhimbaza Imana ngo nyine ngo nizo nzumva gusa njye n'indirimbo zisanzwe ngerageza kuzitega amatwi byanga bikunda ntushobora kuburamo message yego no gukunda umuziki nk'umuririmbyi no kumva ibyo abandi bakoze byose ndabikora ariko iyo nshaka kumva indirimbo numva ya kera cyane iri no mu bahanzi ngira ngo batakibaho nkumva niyo iri kumfasha ubu muri no minsi niyo iri kugufasha muri iyi minsi ntabwo muri iyi minsi mfite indirimbo aka kanya ndimo gutekereza ku mudamu
iyo nshatse kumva indirimbo mba numva izo zanjye. hari abakire b'inshuti zanjye bari kunyandikira ngo baradukurikiranye mwakohereje kudukurikirana hari ikindi njyewe nanihebye mwakohereje Theo ngo baradukure oya ni baba ariko umuntu yandikiye umukire wanjye wo muri natwibutse nimero wo muri tumufashe Topic ongera ubibutse nimero Electronic. gatoya nimero bari bavuze ngo bayipinitse kuri YouTube ariko abadukurikiye kuri televiziyo gusoma message z'abari kutwandikira kuri nimero kuri screen yacu muri Topic nimero ze Electronic. 07 Aranye mpfe kureba bari kwandika. 69 yanditseho Uwiringiyimana Theogene niyo nimero mwagira icyo mushyiraho aje kabisa. mbahindemo ubudehe Topic Electronic mwohereze kuri nimero ya Theo hari n'abandi banyandikiye ase wakihereho ukabanza ukohereza wowe sindi mu bakire kona kumukire tuziranye ko ari babu Babu umukire wakize iki se yararwaye urwaye bukene none kuko bwarakize ntabwo burashira. Hari umuntu wanditse message ngo hey mfite amakuru mpagazeho ko mituweli twateranya tukamwishyura n'umunsi umwe twawishyura kabisa kuri kwimana njye nawe Yego. ari inyamibwa. komeza utubwire kibazo. ibya message. Irene wenda nawe arishyura umwe njyewe nawe reka twishyure nta kibazo kabisa ubwo twamwishyura Urumva iminsi Theo? ibiri njyewe na babu turateranya tukwishyurira twishyurira umunsi umwe umwe Irene nawe arakwishyurira undi ku Mwana ruhande. yamugisha. Mm. hari amakuru Aho- bavuze ya mituweli Mfite amakuru Abareba mpagazeho ko mukamba mituweli baza. yishyura tukubabaje guhaye ariko mureke reka tumwoherereze tuyishyure hakiri bikiri hano Theo amaguru mashya. Mfite Nivyo amakuru byabaye mpagazeho rwose. ko mituweli yishyura Byibuze. dialyse amezi 6 guhera muganga yandikiye umurwayi. Theo yageza madamu we ku bitaro bya leta bikora dialyse bakamufasha yajya nka CHK Kanombe n'ahandi muri leta yabona. Bitwandikiye se no mugangara? reka nkubwire nimba warakurikiranye ibyo baheruka Amezi gutangaza ntarenze. ahubwo bavuze ko uburi ari bwo bigiye kujya Ntabwo biratangira. wapi ni ibyo mbura ni iby'icyiciro gitaha kuko nanjye ndabaza reka abantu bose baramamagaye ati mituweli yabyemeye ndavuga nti iyo mana yaba ije n'amaguru yigendera Direct. aka kanya ariko mbaje ariko waba barambwira ukeneye bati, n'itike no mu ibyo bitaro ni umuntu akenera ibintu n'ibindi bintu bambwiye ko basubiremo nimero bizatangira yawe mu kwa ahubwo ibyo gatandatu. byihorere twe turi kohereza nimero se urayibuka Iri kuri YouTube. se, nayisevinze wumva ukuntu ngewe nari mfite igitekerezo cyo kumwoherereza yego kuri mobile money ntanditseho Theogene Uwiringiyimana shaka emba banza undebereho Peter guhaye ni gutya sese navuze ko nteranya na babu tukamwishyura umunsi umwe Ngiye kumwereza senkani. aho nigaramiye shyiramo nimero yawe rata we mwigira imikino sha mwibigira imikino imikino utohereza Natanyereka message nanjye icyo nzi cyo itabanza yikwereka ibaze ko mbisi nsigaranaho na zero ngewe nyaguhaye yose atangiye kurira ngewe rega ntabwo bisaba ko nyasisi ngaho yagiye yagiye. Iyo screenshot uri kunyereka wanyeretse message. okay mubwire yirebere kuri telefone Te wasa telefone utubwirira. Ha? Unatubwira nimba abantu badukurikira icyo bari natsa gukora. telefone bakayihamagara Oya oya ntabwo yatse nta kibazo ubwo ari amafaranga yatse nibashaka bayihamagare ni ndabizi uvuye hano baba atayohereje niyo ahubwo abacyaguhaye wowe babanza bareba yawe cyane cyane undebere kuri Peter nimba yohereje amafaranga ugiye yawe kuyohereza se. ariko se ko mubizi ko nkennye nsigaranyeho zero Irene gusa nayohereje ariko nsigaranyeho zero Bihamagara. ikibazo nanjye ndasigara ni byawe babaje tubavuye muri iki kiganiro nta n'umunsi umwe twishyuye ni tewe ibyawe mbana undebere ko amafaranga yaje narindiriye nta message igenda abona sibyo navugaga ariko nibwo nyatsa telefone irika message ariko abahamagara baje bahamagara bahamagara bo bihurira turashaka urumva rero nibyo abohereza mwavuga abahamagara bibabiritse nihagira twe message kugorana ndayimenya ya mbere iraje twe kugorana pe Iya mbere je ni ya senkani. cyane rwose Iyo ni ya hariho ngo muri Iyo ni ya muri ndabarishyura ijana. ntabwo yishyura ijana nkurikije ahubwo Ubonye angahe? abanzi yani muri ndaha waryujuje mbonye ahubwo se ntirirenga ubwo n'undi message ije abona yohereje wagumwe mwirwaneho murayikura Rero ko nta yindi. ndebere
amazina gusa ndakurebera uvuga amazina ari ikiganiro cyanyu oya Theo ni ukuri ngenzi nsigaranyeho zera ariko nuhirije yarageze dore screenshot Gemana rwose oya screenshot y'iki mwereke reka message rebe minuza reka rebe ndebera amazina gusa ndakurebera buretse nushaka no amafaranga bohereje indi message nta yindi iraza akwandikiye zitinda nyereke wowe nawe nikwereke message ko umuntu mwegeranye iri guca rwahamagara reba hano mfite umuntu reka Nakoze iki? bivuge tunaganira kuva natanga izi nimero kuko maze kuzitanga ahantu wowe henshi wabikuje kandi nanashimira oya ntabwo dore ibintu nabikuje bibiri bitandukanye wowe ukoresheje banki 50 ngiye nkoresha ngiye nakoresheje banki ntabwo oya nakoresheje turi momo kuri momo abantu ariko message iraza n'ugiye umbaze ibibazo bafite ngo banki zafunze oya banki Theo dore message yanjye papa wowe itegereze ni nkuko nanjye ndikwereka irangiye reka azibone iya babu ntabwo ari iya muri momo message wowe iya babu ntabwo ari iya momo niyo mpamvu nayizeye ndebera muri message neze singiye tegereza reka tutegereze hari reka ikibazo ndajya ndeba kwa Theo nimero yawe si 0782 kandi hatagira uhamagara kuri MTN ngo yahayobye 8232 ndabazi ayafunga 39 abakozi bo muri MTN muturebere nagira umuntu uhamagara muri abo mubwire muti wayatanze ubishaka reba shaniyo pe ndebera ndabazi yanditseho nde ntabwo ari wowe iyi ngiyi ni iy'ibihumbi 2,000 yego ni umuntu ukurikiye ni sawa ni umuntu ukurikiye aho ngaho ni sawa abo nabo bohereza nabo wowe bohereza nshakira amazina y'aba ngaba turi kumwe wowe nubonaho rugemana reka tube dukomeje Irene cyane yanizeye Imana irenge ngohereza unsomere message uyirebe iwe telefone nukere wowe yagiye ese gushaka basoma iyawe ntibasome iyanjye ikibazo zarigeze zitinda kuza petero ni nyaryenye cyangwa Theo akaba indije yitwa Donata Uwo ni Mukandikira udukurikiye we atanze igihumbi aho ni sawa cyane banza ari nawe uri kumpamagara ngo amenye ko cyane oya oya nabaretse cyaje pe cyane nabaretse guhamagara nimero nohereje rero shaka message zabo abayobewe atarahamagara muri MTN pita kubwire ngo bagutwaye ariko byabaye twongere komplete twohereze message zanze sawa rero babu twongere oya araza nese ko twabwiye abantu ngo babe baretse we guhamagara abahamagara mutubabarire abahamagara n'ibihangane abantu bari guhamagara mureke Theo siba message wasanga zanuzuye mworohemo mwohereza amafaranga yo guhamagara kuri ako gatelefone zikunda kuza ntabwo akazaguzura ahubwo abahamagara nibo bateye ubwoba undi wohereje 500 yitwe Frame aho ni sawa filime nawe warakoze cyane tumushimire nta make yabaho oya ntabwo mu bibazo aho guhamagara basi bohereza nta make yabaho buri wese yohereza uko yifite koko abantu nawe ntabwo mujya mwumva ubu aho kohereza buri guhamagara koko mwahita tukohereza amafaranga yego ibyo tukwishyura icyumweru ngo kimwe ntago mituweli yishyura diyarize iyo ari impyiko zirwaye biri koronike bizakenera guhabwa indi yego rata Peter na Babu Imana umugisha kandi muzabihemberwa wagusabiye karutarohereza wakohereje ariko yashima pirate ko kora abantu barabizi ntabwo mituweli yishyura derizi ibyo ntabwo wakirirwa unabijya impaka nanjye urumva ndacengera kuko ninjye uzi uburibwe bwabyo rwose ntibikunda kandi noneho izo ziba ari koronike yego ni impaka bonyine abantu bahamagara ubwo wayiyohereje oya nashyizemo nimero ze nawe wiyohereje ese hari umuntu ubaye message kuri kubura na yanjye oya twategereje ntacyo we nayo nanjye ndayitegereje ariko wowe kutayohereje kuri telefone yawe ngo yakure kuri phone yawe yakiriya ntabwo ari ngombwa namba naye mfite message ya Ntabwo ari Momo ngombwa. umuntu wandikira kumuguza ngo nini namba naye mfite Oya, message ntabwo ya ari ngombwa Momo yuko message ngo mugari kumuguza Bambi iyo message yawe wapi kabisa reka dutegereze iyawe ntabwo ari nyayo kwereka iya Momo namba nanjye data Theo ureba ndebera muri message urebe na balance nibi ndakugoroza nanjye nkwirebereramo urebe balance ngombe mbona amazina yabo twohereje kare screenshot mwabitse muri 50 bari kuzana abantu bahamagaraga reka mbabwire ko nshyizemo kode ituma utakongera ntimwirirwe agakode nakora akazi okay ariko byibuze message iyo bagize code ahubwo nanjye ahubwo uyimbwiye nanjye yime message iyo code nayikira oya je nayo njye iyo code ahubwo nanjye uyimbwiye ibaho ituma umuntu ataguhamagara kandi telefone igakora ibyo yakora oya kuzi byinshi kwakoze amadiru menshi no mudira mu gihe dutegereje message Kampala wayigenda reka bano bana baturirimbire sibyo kugira ngo Theo abe ari hano
hanyuma no kugira ngo ngire igihe njya kurebera umurwayi bamuretse banze iriya message ntugende utazibonye nyamuneka wakuraho abantu abandi abazi indirimbo imwe gusa sibyo uretse banze iriya message ngo ubwo komeza igihe mwohereza hanze kuza namwe mwende mukabeshya oya ariko yanareba raporo y'ibyakozwe iyo amafaranga yaje tubibona nta message nabonye iyegereza akamikoro basi waruza amafaranga ufite kuri momo jewe iyegereza akamikoro zimwe ziraza izindi zikaza bibaho iza banki yarigeze zitaza nanjye yanjye yamumika abayanze mo yawe se wowe wamaze kohereza ugatangira kwimuza ngo nta kintu usigaranye waruza amafaranga ufite kuri momo ni amafaranga yarayazi urebe balance balance ntiwabimenya izi zose zimanuka ni message oya reba balance iyo yongeye 50 bitandukanye n'icyatanu 182 arya barebera kurikiza babwiriza kuri karindwi gatandatu baze ko ntayandeba balance hora rize ni gatandatu ariko abona amafaranga arenze reba balance oya amafaranga arenze 5,000 nyuma yo wamaye nta yaraza ngaho reba balance naje reba kuri balance nese kuri balance ko hari igihe message itaza nta kibazo oya nyine ureba yaba yiyongereye jya ko reba ko muri balance ari amafaranga basi yongereyeho kuko ibi bintu byambabaza pe izi zose ni urabona message zanyu oya ariko ne biroroshye gucekinga balance n'ibintu byoroshye nabyo message ya piti urehora mu kirere nakubwira ngo yaheze mu kirere balance ko yanze kuyireba mwiriwe se ntabwo uzi ukuntu yireba kureba balance yirebe rero umenye ko amafaranga yongeye kuko Theo yanze kuyireba abantu ko atabizi mwiriwe Theo kwakira message nuko utari kundeba zirenga 20 zohereje ariko iyohereje menshi iyawe ya 50 ongera ucekinge balance cyangwa kandi yohereje 50 gusa arongera urasohereje angahe senkani nanjye mwiriwe Theo ni ihangane ariko leta iza Theo niba nta kibazo reka izo message nzireba ubanza uri kureba nabi ukuntu wanze no kureba balance yongera tubwire namba ikajya ahubwo wakoresheje inshuro ebyiri se jewe Peter kane message yawe baguhaye maze kohereza ibigaragaza n'amasaha ntaribi biri muri message iyi muteye ditinze iri muri message za momo zana turebe iri muri message ntabwo yabaye za momo reka nkubwire ko abantu bari kohereza message bari kohereza message ni message ziri igihumbi ni sawa aho ni sawa ntabwo ari bake zara ndebe ya Peter uhita undebera kuri jewe mbonye nimero ya toni 0782 62 69 78 nta n'umwe muri aba ngaba nta mazina zaho se ndeba Peter ntabwo mobile money yerekana nimero wa mazina nawe yohereje ndabona Peter swali de balance nawe yohereje 50 balance ku video wavugiye ndeka duhere ku yawe ubu mfite message 20 maze gusiba nk'izindi 20 Theo ndareba balance menye ko nta wereba balance amafaranga tureba amafaranga yongereyeho yiyongereye n'ubureba zibaye oya ndashaka kureba ko wajeho nayo bari ariko biroroshye reba balance nta kibazo reba balance Theo ko oya Irene urayibonye message ndembonye message nimba itsimbizi reba muri momo zana ni yawe sha ni statement sibyo ya babu yo ntago oya jya no muri message ese ni ihutize woherereje nde babu iyo message irerekana jya muri message ngaho jya muri message nago beka ikwereka izina okay ngaho jya muri message Irene kandi muri message isanzwe Theo warabyibuza tuvuga ngo ayacu turayata iminsi 2 irarangiye nibura irakozwe icyumweru tugiye kujyamo turebe shababu ntabwo uri kwibona se reka tebajye muri balance nivyo ngiye gukora ahubwo uzi ikintu ngiye gukora se Theo balance ntabwo uzikwiye genzi kuyireba bakose nkagufasha n'ubutabizi babu reba message yanjye ubugenda utayajyanye nibyo bije gukora amafaranga kuri banki washyira kuri momo y'undi muntu direct aya ibintu bya uriyoherereza oya ntabwo ari ngombwa abantu batazi gukoresha serivisi za murandasi ushobora gukora send money to another number cyangwa beneficial none se message yerekana uti woherereje runaka kandi aribyo byibingi bakwereka ibyakozwe reka turebe uwo woherereje so turafiki reka rebe balance ko gupfuza so warebye balance Theo amafaranga nayo va muri message reba balance cyazananye kurebera ukire mu mure y'ibanga nimero yese ntabwo ariyo ngiyo ahantu ngiye gufatira ndahazi sha babu yamwoherereje si ngiyo nimero yera si herwa na 78 Theo yamwoherereje babu bikubeshera wamwoherereje naye ndabibonye renganya hanga sha wamwoherereje babu warebye balance koko yagiye pe naragera kuri message yawe erega ga telefone gatoya dore ngi nimero yawe babu yamwoherereje 0782 none rero nakundeka twi 50 sha niba babu yohereje nge nohereje karindwa babu wohereje bakubeshere ndabibonye
ndabyiboneye kabisa Tewe amafaranga ko atakugezeho beka se barayihamagara ahubwo niwo ushobora guhamagara kuri kwamamaza ni iyi ndayizi se banki aho yitwa gutyo nawe ntukayibere niyo kabisa ariko Theo reba nuza reba balance kubera ko message ziri kuzana nyinshi okay noneho njyewe ubushobozi bwa telefone burenda guturika nagira ngo mu kiganiro umuntu ufite kampani unyandikira message akanyereka ko yohereje Theo ndahita mwamamariza ibintu byose ashaka muri iki kiganiro byaba nabyo ari fresh yego reka tumaze turirimbeho gatoya yes nimero bari kuza 0782 turirimbeho gatoya tuze dushya mu kibazo cy'amafaranga mureke rero muze tumukorere diarize cyumweru mureke banze noneho namamaza umuntu uvuze ko agiye kuhiriza atarayohereza atorohereza oya dopiki barohereza ibyo wazabyishyuza ute kandi kwa kundi umuntu yakuza ngo yanyambuye nabanze yohereza kaba banze mu screenshot ibyo bintu wazabyishyuza ute bya bitaniye na kwa kundi umuntu agenda ngo ijoro ryose none aranyambuye yampamagariye iki koko biroroshye menshi mu kiganiro cya none 82 ubu uyu nguyu wasanga agiye kumbwira ngo uko utanze amafaranga rya deni utararyishyura si ubwo nabuza n'umuntu tuziranye wohereza amafaranga tewoje menya n'abantu nziranye nabo koko uyu nawe ngo umushahara we numugeraho ngo yemeye kuzamwoherereza 50 oya no kura zayohereza ubwo kandi message zo kuri nimero iri kuri screen ya televiziyo gitondo umuntu yavuye ngo imagerageza simuvuga n'igikapu ibyo babu avuga ni nta nubwo ibintu yazanye nabibona oya babu yohereje mwimukidikanya n'abandi bari guforwardinga message z'uko bohereje naje n'amaguru ntatijya nari mfite ibyo nejeje nzabira abana ngo bari umugabo namurebye avuga abantu bafite urukundo baracyabaho umva ntabwo ngiye ibyo bintu nari mwiriwe neza mubwire Theoje narebe neza nanjye nohereje 30. Theoje warebye kuri balance koko ntago wamenya umubare w'amafaranga yiyongere kuri balance yawe aho ni sawa cyane okay niyo mpamvu urakoze cyane reka turirimbeho gatoya mwohereze vuba reka baririmba karimbo kamwe bari abaririmbyi arya bitwa bande mwiriwe nge ndatanga impyiko uyu nguyu ndaza ufite uwo positive ubwo nyine se yabyumvise afite uwo positive wasanga atanazi amaraso ye akaza bakamupima umuntu yohereza icyo afite azajya kwipimishiriza Theo shyiraho akamikoro ku munwa azajya kwipimishiriza umuntu ushaka gutanga impyiko nawe ushaka ujya ku kigo nderabuzima kuri centre de santé ukavuga uti mundebere ubwoko bw'amaraso ye biroroshye rero ariko bibaye byiza se ntiyajya aho umugore arwariye kugira ngo aba ari nk'Irusizi yaza aho umugore arwariye nkaho yabanje akamenya amaraso arebe ko afite wo positive nibyo sawa ubyumvisha narabimenye kari suha muntu ubwoko uno mutipe nawe akaza akanyenyeri reka mwamamarize yakohereje rwose mfodinze na message ntabwo ari ijana nawe Vincent Cyanika ndi umufotographe yohereje angahe se byibuse 2020 uwo ngo wamuvuga nta kibazo masegonda ve akora na decoration na sonorisation nibyo birabaye rekera ni 0782 yitwa Vincent Cyanika akora iki ni umufotographe akora decoration na sonorisation mobile subiramo nimero ye 82 Rugemana arabonetse Rugemana si yaje se Rugemana 50 yarambikaho Imana asigara inyuma cyane gere nabibonye ko yohereje sinabivuze kandi message yawe nayibonye nzani cyokere munsi y'amatwi koko Petero Tewe dusigaranye koko akose message yanjye sinayikweretse koko uremo ni murenzi jire nanjye ejo nzohereza Rugemana we rwose yatayeho nayabonye bisa nawe uzohereza oya ntago nige Rugemana oya Rugemana ninjye Rugemana nuriye uteho message ahubwo kandi ngo yanazisibye shiraho mikoro ngo ntabwo wasibiye menshi wasibiye make nyine kugira ngo tutegereze dore hajemo Filibert mutuye Imana kandi oya nizeye Imana ubanza ari muze ashushanyije yayisibye yagenze ashobora kuza kuyafotora yuzuye ari se nkana gukorereza ifoto yanjye nabiketse uyu Petero n'umuhanga yakohereza ifoto Theo nkwiyerekere message wowe abandi banze kwemeza araza kuyadownloadinga kohereza ifoto Petero abanyarwanda cyo koza nababonye nanjye niyo mpamvu shaka koza buriya yayisibye
dore ariko te ubu kandi ubu ngubu abantu bajya bavuga ngo kudaheruka gusohora indirimbo babwira te ubu banze no kumwoherereza niyo mpamvu njya mbabwira nti rimwe na rimwe mujye mwikorera ibintu byanyu mutitaye ku bantu ibi bintu njya mbivuga mukabipinga ugasanga umuntu arakubwira ati ariko Peter wakoze ibi uwarwaye mwamubwiye iki Salama babu ese Theo yajya bibwira abantu Irene ukambaza uti abantu babyagiriye gute ngo barenzeho ikize ese babu Theo yabahaye phone mukabyirebera nanjye ngiye kohereza ndi komisiyoneri w'umwuga muri Kigali ohereza angahe nabanze ohereza ntago muvuga arabanza yohereza ntago arohereza na forwarding message ndahita nkwamamariza komisiyoneri w'umwuga muri Kigali ibaze ko amafaranga yatumye Theo arambika mikoro ni kuri simukadi turacyari mu kiganiro Theo koresha mikoro kuri simukadi yakangahe Theo koresha mikoro mwati bisimukadi yakangahe undi tikangahe ni simukadi yakangahe kureba balance cyangwa ayo ariho ari kujya kuri iyi simukadi ari kujya kuyambere okay wowe nimba bavugishwa bayibonye igaramye ubwo none ubonye wari kuza ntiwavugishwa uri ari kumujya mu matwi ngo simukadi yakangaye nawe ukabura hanga uri kuvuga ngo reba message oya jewe ndi kumubwira ngo akoreshe mikoro mikoro nyine arayikoresha n'ubundi reka baririmbe bitwa bande bari abantu baririmbe abantu ni baririmbe tube tureba bitwa bande n'abantu bohereza kandi wababaza subiramo ya nimero abantu bongera bayumve bohereza 0782 kureba hasigaye 62 6978 siyo wowe urayizi cyane jewe bakare najijinganisha direct ngenda yizi rero kiramo code yawe mite mbona balance ako babu nta gashya ukoze nanjye nayifashe mu mutwe code ya mo oya manzema code yani kanga nta kibazo ahita mbona amafaranga reka yanjye niba nahigize ndaheditinze nayihimbye yanjye niba nayihimbye nitwo bande baririmbye fata telefone yawe niba ufite amafaranga wohereze Theogene ntabwo ari yanjye ndi gusaba nayo kugira ngo dufa supporting Theogene urwaje umugore we babaye imyaka 21 bamwihanganiye muri byose akamuba hafi nawe iki ni igihe cyo kugira ngo tumube hafi. Thank you so much. Theo ntabwo urabona message yanjye ngo nanjye namamaze abantu bari kohereza message ari benshi ntabwo iraza ngo namamaze nyine witwa nde kamurebere mu mafaranga jewe mbona mfite ntago habura maye nkurikije ayo ayamaze kugera mfite rwose oya buretse subiramo ya nimero mfite hano telefone ya message abantu bari kohereza kandi nk'uyu nguyu yaranyandikiye ati ntegereje kamera za screenshot ariko anyeretse forwarding message ko yohereje 100 ndagira ngo birashoboka cyane kuko se sinakubwiye ngo ari kwiyongera n'ubu message ziracyaza n'ama screenshot nibwo ndi bubimenye oya barabikora nta nize Imana urabonamo Imana ko yabuze byagenze gute yanze kuyizera pe nize Imana umunsi yinangiye Akoze twakugisha impaga koko uri mu bantu batangije iki gikorwa rega mbabwiye kandi na message nayiberetse nimba twabonye tukabona uyu message zo n'ubu ugafashe kari gutitira kandi nta bantu badukurikiye bari kubikora ntabwo nakazanye gatitira gutya ese reka mbabwire mwana cisha nko mukisekerana aka telefone nakazanye kadiko uragafata akaditira kubera message katitira nkabona 500 katitira 1000 kandi ayo mafaranga ari kwiyongera ubwo rero niba munyizeye mureke niyamamarize cano yanjye nta kuntu utakamamaza kuko uri mu bantu babanye na amafaranga yari mu byanga niba munyizeye mureke niyamamarize cano yanjye niza ryo bana nafunguye cano akabutawara amafaranga y'ino bataye bugeze ubona ava kuri balance wowe yavuyeho bro si message sinayikwereza muri ibi yohereje kwese asigara na 0 nahise nsigara na 0 kabisa amafaranga yawe arimo kuko no kari gutitira nukuri Theo bareke niyamamarize cano nafunguye cano nshya nukuri Theo mbabwire kuva natangira kubikora mbivuga nabivuze kuri BTN njyewe ntaga ikiganiro bagishyira kuri YouTube bagicisha no kuri televiziyo abantu barampamagara rwose benshi bampa pole nawe mba nyikeneye umenye ko ari umuntu bibabaje n'amasengesho hanyuma mvayo hari amaradiyo byaciye kuri radiyo Rwanda barampamagaye njye nashimye ko abanyarwanda bafite umutima wo gutabariza cyangwa gukora ubuvugizi rwose niyo ngo abantu bose barabizi abenshi barambwira ati hari amatariki bitarageramo bawihanganye
undi akambwira ati nzakureba wajya kubona message nshimira abantu bampa amafaranga akambwira ati ntuzigere umvuga mu izina kandi ukabona ntago aguhaye make buriya amafaranga yose yarenga ibyo 100 muvuga ibyo 200 umuntu akabiguha barayamaye hari umwe ntabwo umuntu aba akoze ikintu gito akakubwira ati sinshaka ko unamenya ati ntubonye amafaranga ameze gutya ni atutazavuga rwose suzagira ikintu umvugaho njyewe mfashije umurwayi mfashije wowe abandi bakambwira ngo turabona warananutse cyakoze natayemo ibiro nanjye ndabibona ariko numva nibwo meze neza kugira ngo njye mbasha kunyaruka yego oya ni sawa ariko turashimira abantu bagize ubona indi munsi wa message mfite message 41 ntarafungura urumva ubwo se urumva haburamo wowe ibihumbi 100 biragoye ntabwo yabura kandi aho bakuye Imana ibongerera ni ibintu ubitekereje mu bwenge biragera kure ariko jye nishyizemo ko Imana izabikora aho cyagiye wari ugeze wowe nusubira ureba basamaze kwiyongeraho tumenya aho twe tugeze nyuma yaho twe tumenya aho tugeze gusa yego hari n'umuntu message ati nanjye natanga impyiko ndakinnye ku mufuka ariko ku mutima ndakize urumva nawe nyine ubwo no kugenda ku kigo nderabuzima kimwegereye bakareba amaraso ndebera amaze kwiyongeraho gusa akazahamagara Theo akamubwira ati nasanze bicamo cyangwa bidacamo reka namamaze channel ya DJ Philip amamaza nta kundi turayashaka yawe hari ibintu byitwa mu nkandire ku ifoto nafunguye agacano ka DJ Philip mu nkandire ku ifoto kandi ni ukuri pe kitwa DJ Philip official ese kakanira ko bakajyanye bari witabara ariko abantu b'iki gihe afite abantu mfite icyo mupfa bakibura se nese cyari siki nakandi kagiye aha ogara byibuze akubwira ati wafunguye mazina ariko iriya nafunguye yo noneho DJ Philip official ikizehe ngufuri nka sa cha iriya reka bangorere subscribe DJ Philip official oya n'ubundi nutababwira ko irinzwe ntago bari bubikore kuko urumva kibazo njya mbona rero uzijyana ngo telefone yanjye ikagaruka hari ibibazo usubira natwaye zigiye kwebyiri niba natwaye ya mbere n'iya kabiri n'iki basaka wihanganye baba ntago zagatwara ndagusabye urarangara ubwo ugiye kongera uploading y'imiziki bundi bushya ayiwe hari niyo namaze gushyiraho yamaze kuyishyiraho Filipiano iriho kabisa ndabikora nanjye ndabikora urangurira subscribe none yatumira ziremereye nta YouTube nimwe ukuntu nabyishyizemo n'abandi bantu bajya bagira n'urwo rukundo nk'uko bari gukora n'ibi jewe hano mfunguye nkareba ikintu numva ko gukanda subscribe atari ikintu kingoye mbikorera n'abashyizeho ibikoko bipfa kuba mbona ko wabirebye nsiga mbikora jewe mfite nanjye abantu barenga 100,000 nta bantu 50 tuziranye bambwiye ko babikoze abo babikoze sinzi icyo bahereyeho nanjye nicyo mereho nkabikorera abantu nayize kunkandira kandi ntazajya umuntu usuzugura subscribe ubu ngubu nubwo ndi mu bibazo banyohereje na cya gikombe ubwo kimwe batanga nimba ari award cyakugezeho cyane barampamagaye cya YouTube none wazagiye kugifata nzajya ariko nayo nzi ngo kizana n'amafaranga anze ivuriza umugore nta kintu bikizana nacyo kigenda gake ariko none ubu ngubu Theo ntitwamureka akagendera ine nabanza abwira amafaranga dubashyizeho none se gangobaza duha karaporo nyine wenda abonetse yegereze mikoro kuri balance ubu tuvuga hiyongeye hanga ongera urebe kuko hari n'umwe ko yohereje njyewe se sindi kuguma ndeba nubwo gatitira hano twicaye n'abadukurikiye tuvuye hano iminsi ibiri reba neza reba amafaranga ibyumweru 2 wow nukuri n'ugushimira amaze kujyaho 500 wow uyo nari mukirimo akaririmbo sha aracyaza yewe sinzi impamvu ndi kubona abantu bari kunyandikira message ati none bo bohereje gute wicara n'abantu batohereje bohereje ni gute tugenda mu gatebo kamwe turawe inote ya 100 mumbabarire mu irambika pe tugeze muri 600 turabura 400 ngo twuze miliyoni tuze byibuze miliyoni tebagenda bagatuka ukwezi nagize umugisha reka tube turetse kugenda Go Best nta kintu bashyiraho Go Best ni imodoka bazanye babuza abaguzi ariko mwabuze imodoka muri Go Best ntakira ariko ndetse zakagenda amarwayi azatwaramo n'ibyuma bya dialyse ariko nta mu boss wagira umwe
mugura imodoka go best ibone uko yohereza muri go best bacuruza imodoka mu by'ukuri iriya mutima mubibagira pe n'ubukene go best imodoka ziraparitse ejo bundi hari amakiya bazanye mwaguze koko nimero yabo ni 0788351928 kuva batarohereza se biriya imodoka bitagenda urumva nduzabida mugurire ibintu bazanye n'ibigenda ibintu byayeza amoteri kuva batarohereza imodoka zabo nta kigenda imodoka bagira zirasa n'iyi modoka ubu nawe urabona niba bakuzaniye moteri mu bya karugo ni iparitse ni iparitse baracara yaranze kubera batarohereza mwakohereje kuko abantu bo muri goro burimo kunteza abantu hano kabisa twibutse nimero ya Theo ni 0782 62978 iyo yo mayifashe amakora ya nayifashe mu mutwe rwose ngewe niyo mpamvu ngo ni 07 ngahe buri murimo wose noherekeje amaboko yanjye 62978 gukorana umutima umurimo wose ngiyemo nkujyamo nkugiyemo 078856226978 nimero Theogene uwiringiye Imana cyakoza none ni nimero mbi cyambere ufashe mu mutwe rega ngewe umurimo ngiyemo haraburi note ya 400 n'ukuri mumbabarire muyirambikeho Tewatahe agenda avuga ati nakoze umuziki na subscribe bayikore kuri DJ Film ariko ntibyapfuye ubusa official ariko na subscribe barya ngo apana izindi DJ Film Peter zitari official none ikindi cyoroshye nubura amafaranga byibuze ukore subscribe kwa Peter bacyuzuye wiki Jimbo cyuzuye cyaba subscribers wataya karirimbo Peter naho kaba katewe oya genda DJ bazari ibyuma scratch tuzajya tuvuga ngurera sibyo umva za nkuru watubwiraga turi bugarukeho nizi zira nkuru subuze cyagezweho turi mu mafaranga sha ako twihanganisha n'abantu barigoma ahubwo wenda kuko tuzajya tuvuga ngurera Irene kongereho ngurera ubasha tuzajya tukwita umubyeyi ngo natwe turabana umva akantu gakomeye ngo kandi bwite ntiturebe ibyarirano miliyoni ruzura umva kandi kantu noneho shyiramo gakomeye cyane tuzajya tuvuga ngorera kongereho ngorera ubasha tuzajya tukwita umubyeyi akantu gakomeye kandi bwite turibe ibyarirano ikamu yawe irakorana papa wawe kabisa Theo yahembuye imitima yacu mumbabere natwe tugira icyo dukora mu gihe arwaje umugore noneho hari akantu iyo wigeze kumvugira mu ndirimbo katumaga nkora cyane buri munsi iyo nagatekerezaga narakora nkakora akantu ko gukirira muri karitsiye wakeneyemo gerageza ubivuge neza ikizurubwa si muri ikizurubwa akavuga ngo kari muri iyo ndirimbo akavuga ngo aho waciye inshuro kenshi bagucunaguza wabimeneye amaraso nabo bazatangara nibakubaho siyo karitsiye zo akaririmbe neza ariko twumve ntabwo ariyo ikizurubwa se ntabwo kari mu bigeragezo si karande nibyo ariko bakuru nyine babanyuraho bakavuga bati nakufora nawe wagiye ko duguma ikiganiro ngo washyizeho mikoro aka kanya wibagiwe akazi waje
umuntu uratwibutsa umuntu uzi indirimbo ya Theo izina ryayo rivuga gukirira muri karitsiye wakeneyemo. ako rero hano ibintu bigiye bitandukanye. Yegereze mikoro. Nari indirimbo bajya banyihera atari izanjye. Rero ndazigira naho hose njya ati turirimbiriye kandi nkayiririmba. Ho gatoya nese waririmba indirimbo y'abantu. Yampaye. Komeza ndebere nge niyuzura. Cyangwa amakajisho. Akavuga ngo hari ndajya ngufatira. Hari igihe kimwe bizasobanuka abakubonye kera wambaye urugamba bakakuyoberwa bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi abandi batisiwe abandi batasa nawe nawe uzaza ubabwire uti nige ijuru ryaranyibutse. Kofi yanjye nayo wagiriye mu modoka nicyo kibazo mbabukize cyone. Ongera rimwe mbabarira. Urera tunongereho ngurira ubasha ngurira ubasha tuzajya tukwita umubyeyi kuko natwe turi abana bawe kandi bwite ntituri ibibyarirano. ndabizi ko ari kutureba wasanga agiye kohereza. Subo birasaba kumwitaba yakwanditse. Agiye kohereza. Allo? Kanyumvira. Reka kwishyuza. Araje kwishyuza. Azi ko ibintu turi kohereza leta atari yawe. Duhe ntubona izo message ati duhe namba. Ngo mwabonye amafaranga. Bari kuturebera hehe? Kuri televiziyo. Abandi bari kuturebera ku nimero ya Theo ni 0788 62 69 78 kubari banjije Amerika ujyamo buri joro. Ubu bitwaye iminota igenya ngo ibari ibintu rero kirana kurahira kwa Trump niwo mwese niye minota umara baba rero ni mask. Theo ntabwo iruzura kandi nanjye nshinzwe kukurebera. Kako kaje kadatitira. Kandi ukaba wumva bari guhamagara ariko nyine ohereza mitero no nkumanukira kampani yawe nyimanuka ubundi tugomba kubamamaza. ujye umbwira gusa iyo kampani mweke ibintu tuyikorera. uretse ohereza ndayimwohereje so habuze umuntu ugafunga ngo tu miliyoni mention ubu harabura hangahe yakora abo ngo twumve no n'urugamba turi kurwana twaye intego ya miliyoni. Yego kuvuga ngo kugeza ubu ntabwo tukirwana na magana ahubwo turarwana na 380 hari ahantu barimo kuvuga ngo wicaye gute Theo. Hari abantu barimo kwandika ngo wicaye gute. Wicaye neza. Nicaye nk'umuntu uri kubara amafaranga. Ngo yicaye nk'umuntu uri kubara ibiceri. Cyangwa sana reba naho zakaguru kari uko ngenda ndeba njyana n'akaguru naringezeyo. Kandi njyewe ntabwo nabura gushimira aho bigeze kuko ntabwo ariho naje bigera. Hari n'akari mu katasi Titus ayimba gutyo ngo ni gukira aravuga ngo aho ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye ndabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye wanaye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi wandokoye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi. Ariko Tasi ni inshuti yawe ni n'umukire Tasi Titus agomba kubikora. Hari undi nawe wohereje
kutarambikaho yohereje rwose aya nta business n'afite nyinshi ngo tuzida tuzira turazima Imana ifashe umudamu wa Theo ni ukuri dutanga izi serivisi dukorera Kimironko atanze angahe 10 nta kibazo ntabwo ari make cyane ngo nukora iki business no tujye kwamariza 10 kuri PDF ngiye kwiga kuri business yenda kuri namwe mujye muha agaciro serivisi zo kwamamaza fo yaranyarutse nizeye Imana yaje message akomeye imere wayibuze na none se mwabaye mute turimo mba ndimo ndeba yaciye mare gushaka message yawe Philipita ntago iryo ni ry'imiziki oyaga ni Philippe nako ande bahereje nuvuga ngo uwo mugabo batanga serivisi z'ubutaka kubarura ubutaka bwa mbere ko ari kinini ku gacumi kugabanya ubutaka mu ibice gutera imbago borune wari kureka twamarize kwa umusabishukira kandi yishyura oya ni fresh yishyura ngahise uvuga iyo mission ni yanga ugiye gukora buhagaritse piano twamamaza bicecetse nuvuga ngo babita kwamamaza tujye twubaha ibintu twavuganye n'abantu nangahe igeo plus irembo babarura ubutaka bwa mbere bagabanya ubutaka batera borune gukosora ubuso gukora amakarita igenagaciro ry'imitungo n'ibindi bigiye bitandukanye nkabagara kuri 0782 48 11 bakorera uri kumva bakorera Kimironko kwa Rwahama munsi ya Semporo batanza ngahe mwana ku muhanda KG nta kibazo 0 est aya ari yose oya ibyo byose ari hejuru yaho twakwiye kugira erega turi kurwana wenda serivisi zabo ntizindeba ariko hari abantu bazikeneye kandi turi kurwana no kuzuza ubutaka mfite wese ubuzira kureba urabufite no kutarabwishyura ubuzira kureba uzabwishyura wabwishyura rero ubigizemo uruhare tubigizemo uruhare nta butaka mfite uze koko ku buryo wakirata inkura cyobo iyo serivisi urayikeneye yisubiremo hari abantu bayikeneye bakora iki Ugeye Limited utanga serivisi zo gukata ubutaka bwa mbere kubarura ubutaka bwa mbere kugabanyamo ubutaka gutera amaborune gukosora ubuso imbibi gukora amakarita topomap n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mwamagara kuri 07 8 54 42 4 okay mbonye serivisi hano muri kiganiro tudakeneye twese Irene wowe akada ariko arabadukurikirana bayikeneye ubutaka ko mbona ari bunini mu gihugu ni gute nta kintu na kimwe maze iminsi reba amataje bari kuzamura amashyashya ibaze ko nta cyumba cyawe burashyimo kizaba kiri kubira ibintu byumvikana amagani ibintu uyu mujyi imyaka tumaze nonese batagiye ishiki basiza ureba shiki igiye gusaza ureba hari agafoto bigeze gufata kandi wasangana ntuzuzi kwa Rubangura hari ibihuru atabufite hari agafoto k'umupapa bigeze gufata ari kugira ngo muri za 80 ngo dore papa wayigiye abandi bafataga ibibanza ashaka yibereyemo ashaje wanjye ntiyageze n'amahirwe yo kugera i Kigali ko yari yibereye muri tu ahubwo buriya ntukishinje Peter nibe nawe wageze i Kigali usegeze ahagera wanjye mbaze utarakoze achievement atabaje uzakiza famille kuyikiza iki wenda tuzi icyo uzayikiza kuyikiza nk'inda cyangwa imbaraga umuti cyakora wice nsakiteho nawe wawigondera wabona nyiramunuka nabi nazo zirabyirukana wayiruka byagukubita aho ngaho nyiramunuka nabi ngiyo hari intozi ngura zihashyira zikajya nta wundi uraza ngo twamamaze agiye kohereza abantu abakire bagira abo tuziranye bunumiwe yohereje nawe kari kumera musibwe companies ok ibi ubwo nyina bikoze kubera umutima mwiza angahe yohereje kuba adashaka izina ngo mvuga kampani n'uyivuge ari kuvuga umubare yohereje ve ari umutima mwiza wa Venus nawo ni ukuri rwose ugize neza Imana imumugisha kuri Venus sawa n'undi muhungu wanjye arohereje amakote
ntago muri kuyashyira kuri babo. Oya. Amakote meza cyane uyasanga muri Uno Fashion. Urakoze cyane. Uno Fashion mu mujyi kabisa muri mu isoko rya Nyarugenge. Niri niho wari kuye. Oya. Iri si ngoro muri byiza. kuryihakanye Hanga atari byiza. Muri Uno Fashion ntago kote nk'ibi. Mu makote meza dufite mu gihugu cyose. cyangwa wasanze yashize babo. Uno Fashion 07833632 umunani. Ejo ndetse na Direct. Bwa mbere mbonye umuntu yihakana mwandi. Ino nimero ni yahehe. Ino nimero ni yahehe mwana. Babo kubyo akayakana umuntu wakwambitse koko. Ino nimero ni yahehe. Avuze ngo natwe bo muri Kongo mu Rwanda. Ino nimero 07 ngo ko mutabariza abantu bamwe mukibagirwa abandi. Hariya biragoye. Ngatumaze rero tubirangize. It's Frank. Nimero yatewo nundi waruyimbajije ni 0782. Hari umukire umpamagaye wa mukire wakohereje nka kuvuga kuko ari ibintu byiza. Arese ko bamagani we wasanga ariko yayohereje kuvuga ko yohereje. Nabyo birashoboka. Checkinga message zasanga ko yatinongeje nanjye No mukire wanjye wundi nawe nyamuhi. Koko kanongere nkomeze ndebe neza ubu ntabo abakire banje mwantengushye pe kandi mwamumbwa ngo ni indongore wabona uzabwira ko yabatangiye ngo ni indongorera umuntu bagutwerera batanatabaye umuvandimwe Theo ya ndirimbo wavugaga bambwiye ngo yitwa Ikizurubwa ko nta hantu uririmbamo gukirira muri karitsiye wakeneyemo nabo bazatanga Ikizurubwa ntabwo habamo ibyo abamo Morodeka yari yamanitse iyo ngicyo iyo komera cyane ntayo baririmba udakanza kandi kanyenyeri ndagakanda nimba ari ibyo ngibyo nyigure yigure iyo ndirimbo y'igura umusa ribi 10 turitahana tewe kanongera nyigure iyo ndirimbo ongera handi make shyiriramo nimero ya nanone ya Morodeka wenda munsaka muke ariko iyo ndirimbo uyiririmbe shyiramo shyiramo izawe shyiramo izawe wogira indirimbo nazifashe mu mutwe kumvara ushyiremo iyawe ariko reka yigure ndayigura indirimbo abanze nongere wenda ntaye n'amaguru bita indirimbo ushaka bita ushaka kuririmba indirimbo ko murayizi ariko ijwi ugomba wapika vuga twe nimuyishaka murayigura ariko iyo baguze nivuga njye naguze yazigiye mbwira abantu kimana uretse gatoya umukiriya mujye mu ikintu neza mujye mu umukiriya serivisi ayiguza ngahe yose si inyikugiye inyiguze ushobora gutinda kuza kuko we nakwereke menye ngo akote ubu amafaranga yatumye yoberwa agaciro ka mikoro guteze amafaranga nibagiwe nuko nari nicaye wasagaje amafaranga make akaguze n'izina ry'indirimbo ye nayiguze dore ngaha amafaranga nangahe yayiguze angahe yarayiguze wirwana n'umubare nacyo okay yigururi niba niba uzako noneho nyinyewe niba uzako yindirimbe niba ari make ongeraho make ntayiririmbe ese hari igiti bamanikiye Theo sereve umukiriya yigururi umukiriya muserive nk'umwami maze igihe mbwira abantu kimana ikizurubwa maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga yuko imana iruhura abarushye bakaruhuka bakaba mu mahoro maze igihe mbwira abantu ko imana ikizurubwa maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga yuko imana iruhura abarushye bakaruhuka bakaba mu mahoro yarirahiye imana yarirahiye yarirahiye imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira undi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa yarukijije hana mu maso ya mukeba we yajyaga mu
mukina ku mubyimba akamusebya imuha umwana w'umuhungu amwita samweramutu teka bamuvugaga barahora yarukijije na mu maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya imuha umwana w'umuhungu amwita samweramutu teka bamuvugaga barahora yarirahiye Imana yarirahiye yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagiha undi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa yarirahiye Imana yarirahiye bisubiremo yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagiha undi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe bari kumumanika Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe bari kumumanika abagabo bigeze kumanikira igiti ako sinawe hagiye ibyo byaragiye wowe nk'iyi ndirimbo yanjye uyivugiyemo yishyure ko ngiye baranzi mvugira mu ndirimbo ubuze indirimbo yanjye bibuke no kumukorera hari undi mukire wohereje amafaranga urahita ubona message ya 15 ndayifite yitwa Fisto uwo rero nuvuga ngo babita Sony nuvuga ngo ushaka kujya kwiga hanze uri kumva scholarship nziza umwana wawe akagenda akiga hanze gana Sony Education uri kumva bahamagare kuri 0786565848 bakorera mu mujyi Nyarugenge mu isoko rya Nyarugenge muri second floor hari umukobwa w'inshuti yanjye yigeze kumumagara afite akabari yarabwira ati wandangiye ba bantu bavugira mu ndirimbo none se ubwo nyaragwa kirakubyanga nshaka kubatumira ubwo ngo yavugaga umuhemu bavugira mu ndirimbo kandi mbwe nshaka kuvuga wowe abura kuntu abikubwira uzamubwire niba ashaka kujya kwiga hanze agane Sony Education Sony Education mu mujyi mu nyubako ya Nyarugenge kabisa mu isoko rya Nyarugenge nako reka dukora urutonde rw'abantu bavugira ndavuga ni se bazivugiramo he ngo urabona hari muri club nyine ngo kuri aba bagabanyije umuntu agahita avuga ngo bari bamwe ngo barimo gukina imiziki ngo abandi bakavugira utukumva kimwe kiriteruye ngo papirampirampira ngo nese nabaye ngo bakunda kuvuga ngo ladies and gentlemen welcome ngo welcome ewe ariko muzi ngo give me the vibe reka te watubwira aho bigeze tumurekora ajye kureba umurwayi sibyo yaba ari sawa cyane kurusha abantu bavugira mu ndirimbo mwese turabashuye ugasanga birageze tubwire bigeze he bigeze kuko message wireba kuri message ba kuri balance nibyo sawa kuko message urumva zabaye nyinshi tubwire kuri balance ati bimeze bite nta wamenya muri baba bakirerene yamamaje atishyuye wabona hari uwisakira habura mpamvu uko giye mbireba wareba kuri balance ukureho ayo wazanye jewe yo nazanye nyine niyo ngendera nkahita ndeba reba balance apana kureba message yanyumije
reba balance akanyenyeri 142 akanyenyeri 6. Jera ndeba message nk'ubu Oya. zimirongo Oya. zirafunguka. Oya Oya, hari message ukuntu hari igihe ziba iba zanaje niziyandike zana nkwereke niza nkwereke turebe muri kuri balance neza urahita ubona urebe ayo wari ufite ureba yiyongeyeho shyiraho mikoro Bishyiremo. nibyo kabisa bari byo ureba nshyiraho mikoro. noneho tubwire tumenye ngo byibuze contribution ivuye ku isibo Y'iki gitaramo cyo twakoze kuko nicyo twabihariye cyane cyane cyabaguye njye byarangiye mbonye ko ariyo ntego. Sinzi niba hari aka indirimbo yanjye Peter avugiyemo noneho biracyambabaje siko bahise bayikupa amani oya akose Morodekayi niyo reba urabona iriya nteruro ubundi niyo yari kuririmba yonyine ihwanye n'amafaranga watanze Jewe oya ntago wantiza genda yazi kuko nanjye ntago aha hagiye wangahe rero Jye hano nayo turi. wayahozwa amafaranga niko ka tumaze kamelodi kugeza. nakuririmbira mani bahise Uretse twumva tureba amafaranga tumaze kugeza kuri yo nari mfite kuko reka ariko uziko boss Yego. yarakaye ngo wanze gukoresha mikoro ze oya ntago nabyanga kandi ari inyungu zanjye. ni ukuvuga ngo Niyo ngo tumaze kugeza ibihumbi. fata umwanya wawe ubu bari utuje ubu tugiye kureba kugira ngo dusezereho Theo dukomeze n'ibindi ukuri. tugiye kureba abantu bitanze abakurikiye ikiganiro abari mu kiganiro hano ese twabonye imfashanyo yo kujya kuvuza umugore wa Theo ingana ite Theo ugiye kutubarira utuje utubwire byibuza iki gitaramo dukoze kivuyemo support yangahe dukomeze twifurize kurwaza ubukira Iyo nama niyo. yego Ntabwo ndi bugutindire. Bari bambwiye ko inzira nziza ari ukunyura. yambere ukanda kongera kandi utuje kandi utuje kubona n'abadiaspora bamwe bari kutwandika kuri message yego ngo bakoresha amakarita gusa se oya ndabasuhuje ndaza kubikora nanjye nuko telefone nayitaye ku kazi kandi nurahura no mu diaspora bank yanze nurahura no mu diaspora bank yanze byihorere abo nabo muhuro dati mani nkumugisha nibiza gukunda telefone aba mwahuye bose shaho ki wamaze kwa DJ aba mwahuye boki turacyatanga uri rwose kwanga ko muvuga byihorere reka dufate uyu mwanya dushimire abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro by'umwihariko wagize icyo akora buri wese kugira ngo afashe Theo bose babirebera urugendo rwo kuvuza umudamu uri mu bitaro afite ikibazo cy'impyiko akaba ari kuri dialyse biramusaba kuyikora inshuro zigera kuri 3 mu cyumweru ndetse buri uko agiyeyo bitwara amafaranga arenga 100,000 twagerageje kwitanga ariko tunashishikariza n'abandi bantu bose mu bafite umutima ko bamufasha ibihe nk'ibi ngibi bari ibihe bitoroshye kandi uyu munsi ushobora kuba ntacyo ufite ejo ntacyo byakomeza n'undi munsi ufasha akeneye ni bwinshi n'amasengesho hakenewe kandi n'umuntu wo kumuha impyiko ufite groupe sange ya O positive ubwo ushobora kwipimisha ku kigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo urebe ko wamufasha kubona iyo mpyiko nimero yo rero ushobora kumuvugishaho ku bijyanye n'ubufasha ni 0788 62 ubwo mukomeze kugira umutima ufasha nicyo ubunyarwanda busobanuye abanyarwanda babera abandi tunasoreza ngaho iki kiganiro dushimire n'abaririmbyi badufashije muri iki gitaramo yego Peter sinzi impamvu numva twasoza tunasenga kuko wenda dukoze ubufasha ku byerekeranye n'amafaranga ariko n'amasengesho nk'uko turi kubivuga arakenewe cyane ku buryo numva rero twe dusoje tunasenga dusaba Imana kugira ngo ihabe amafaranga yaboneka ariko Imana itahabaye nanone byaba ibindi cyane ko ari imwe mu mpano abantu batakuziho kugira ngo tugusabe rwose dusengere yego ntugire ikibazo rwose ndagusaba mbere yuko baba senga ngira ngo twabanza tukumva icyo tubavuga kubera ko ni ikintu gikomeye kurwaza umuntu wawe ababicimo babasha kubyumva ni bikora ku mutima cyane iyo bisaba ubushobozi nk'uko buranarengereye rero hari ukuntu biba ibindi ariko iyo uhuye n'abantu byibuze ukabona ko bafite umuhate wo kugufasha kandi umuhate wabo ntabwo ari uw'ubusa ku mwami Theo ni iki wavuga tunasoza ikiganiro mbere yuko babu asenga reka mbabwire jewe ndatekereza ko wagira ngo ndibuze kuva nk'imbere ya kamera nkamera ukundi kuntu kuko hari ibintu bikubaho ukumva ntago bisanzwe icya mbere kugira ngo ntabarambire urumva ko turimo gusoza
ndashimira ubuyobozi bwa hano bwemeye kunyakira. Iyo mutanyicaza hano ngo muntunge kamera tubibwire abantu ntabwo iki gitangaza cyari kuba. Hanyuma rero nimwe mpereyeho, hanyuma ngashimira Imana yabahaye uyu mutima cyangwa yabahaye uyu mutima wo gutabariza cyangwa wo gukora ubuvugizi, kuko babu niwe wanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati ndi runaka nabonye ibibazo wagize. Urumva ibyo mbibwirwa n'abantu benshi, ati rero wazaza ukabitubwira hano. Numvaga ko ari ukubivuga abantu bakabimenya, hagira n'ugira icyo akora. Wenda numvaga niyo nari buve hano mfite 100,000 cyangwa atanagera, nari bushima Imana kuko iyo yari inkunga kuri jye, kuko nta mafaranga aba make akenewe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibi bihindutse ibyo ntatekerezaga. Ubwo rero nimva kuri mwe ngashimira Imana. Imana niyo navuga ko ariyo nkuru yabakoresheje ibi byose mu kwizera kwanjye. Tugashimira abantu bose bari bakurikiye iyi televiziyo, kuko nibo abatayirebaga ntibazi ibyabaye. Kandi mu Rwanda dufite amateleviziyo menshi, nanga abantu bakunda iyi televiziyo bakurikira iyi televiziyo nibo bamfashije, abakunda iki kiganiro nibo bamfashije. Hanyuma bikagaragara ko wenda abo babikunda babwiraga na bagenzi babo timuza hana mwumva ibirimo kuhabera. Njyewe rero ndumva muri rusange no gushimira abantu, nkavuga ngo urugendo rurakomeje. Ariko njyewe nababwiye tugitangira ati mfite kwizera, mfite kwizera. Twatangiye tuvuga ngo dukora icyumweru kimwe, birangiye tugiye gukora ibyumweru 4, si byo se? Ngo ukurikije ko nakomeje kumva message mbona ya 500 mbona cya 1000, mu by'ukuri ndabashimiye. N'abantu bagumye bandika nanjye banyandikiye ngo nanjye mfite O positive, ngo twazavugana. Cyo sinabura kuvugamo n'uwanditse ngo ni mu amafaranga mbaye impyiko. Uwo nawe nyine aravuga ati nimba mwayampa. Ariko mu mvugo za nyazo bavuze ko ntabwo impyiko zigurishwa keretse ubonye umuntu yiguha, ntabwo bibamo ikiguzi, ntibishoboka. Nyine barambwira bati umuntu nakubwira iby'amafaranga uzabyiwerere utegereze ukwemerera ku buntu. Ubwo rero abemera ku buntu barabonetse, ntabwo ko harimo n'uwafashwe amaraso. Dukeneye ko Imana yabikora, wenda akabuwo natabona ubundi tuzafata undi mu bahari. Nabonye n'ufite amaraso ngaha bose ufite O negative, yaranyandikiye anyereka n'agakarita arambwira ati jye namufasha. Nacyo kinkura ku mutima, ubwo mfite nimero zabo, ariko no kujyana umwe umwe. Bivuga ngo n'undi ubifite azambwire twicare, kuko nanjye iyo nza kuba duhuje nanjye nari kuba naratanze ayanjye. Nasanze tudahuje, ninjye muntu wari kubikora bwa mbere, wenda singora abantu usanga ntago duhuje namba. Murakoze rero, ndashimira abantu ababikoze nari bukomeze kubikora n'abari bubibwira abandi. Ni igikorwa cy'urukundo, njye nanjye abantu bakeneye muri ibi. Nubwo navuga ngo navuga gute mbakeneye muri ibi bihe ndimo, nanjye nanavuga ngo hari igihe namwe mwanyeneye. Nyanjye nza ahantu henshi navuze ubutumwa nawe ngoye. Mu myaka yatambutse abantu batazi iby'umuziki twaravunikaga cyane bikomeye, ukajya ahantu mu cyaro n'imihanda yari itarakorwa hagoye, ukarara n'amajoro utapanze kurara wabuze aho uca, ukararayo ugatagenda. Najyaga ndirimba ngakanuka imyuna mu mazuru, mbizi ko ari ukubera kwirirwa ku zuba ndirimba. Turirimbira ku madisiketi, ukajyana ugasanga ibyuma bakoresha batire z'imodoka, bafure zihambiriye imigozi, kandi batumiye icyamamare. Abantu bahuruye benshi burira ibiti bibamanukana, karirimba ugataha. Ntabwo njye natangiye kuririmba nzi ko bibamo n'amafaranga. Oya, nari nzi ko ari kujya gukorera Imana ikazaguhemba. Nagenda tukitangira insengero, abantu bagatanga inka, bagatanga ubutunzi, ibintu bigakorwa, itorero rikaguherekeza babanje gukora inama y'itiki kukugezayo, bakakurengerezaho nyine nk'amafaranga nk'ibihumbi 10 ugataha. Rero uyu munsi abo bantu ndabakeneye ngo bamfashe, nimba koko kuvura impyiko bishoboka, iyo dialyse ikaba yafasha umuntu, niba bimfasha. Harya ngo usengera kuri ADPR? Nsengera kuri ADPR Kicukiro, shiri hano muri Kicukiro. Ariko ngubu koko aha kuri ADPR urusengero ruri imbere ya Karasike ruguru y'umuhanda. Abantu bo muri ADPR bafashe Theo bakajya bamuzengurutsa muri buri rusengero, bagashyiramo agaseke k'icyo kintu
uzi ko bidasaba kumuzengurutsa ibintu bya Theo ibyo ADEPR yakoze byihorere yivugira ku buryo bwo mu rusengero rwa ibintu bya ADEPR byihorere bireke rwose twikomeze ikiganiro dukomereza ikiganiro ahubwo reka tugane ku twe musozi ibyacu twabirangiye nyamara wabona hari umuntu wo muri Ah, ADEPR ibyari uzaduhamagara twabirangiye. akatubwira ati Theo twaramufashije ibi n'ibi reka naze dukora ibi ubwo yego bazaba baduhaye urugero rwiza ubwo ni uko mwatakarije icyizere ADEPR ariko ko turi kuvuga twebwe ADEPR tureba mwakwigaruriye icyizere kuri iyi ibintu kesi muba koko muvuze no kuba bari muri rusange icyo nzi cyo nuko abayobozi banjye baransura bo ku rusengero abakristo baraza ntawuza amaramasa ibyo twavuga kandi umuntu atanguka ariko babikora ku nk'umuntu giti cyabo oya njye ndashaka mu izina ry'itorero rya ADEPR wabiretse muri ariko itorero rigira ukuntu riyoborwa bashobora no kubwira bati nitubikorera yusuye n'abandi bose tuzabibakorera ariko Theo ntabwo angana n'abandi bakristo muri ADEPR wasanga hari nawe ufata undi si wowe wavuze ngo tumuhe icyubahiro cye reka tuzarebe ntacyo babikoze byaba ari sawa Theo urabyizeye urafata nawe? Theo muri ADEPR Njye ntabwo ukamugereranya nabura nanjye. kubyizera. nanjye ndi umu ADEPR reka oya Peter wivanga amasakara nawe amasakara mu kabari ukinjira mu kabari se ni ibyatari ese Theo urabizi ko indirimbo zawe mu kabari abantu bazikunda cyane ahubwo ku rwego rwo hejuru bimaze igihe kinini ndabizi ubwo unyure no mu tubari nta ugenda uyasasa Ndabibona nk'ibi ibintu bicuranze. byo bita ngo ni ibisope byose ntibashobora kuvayo batazicuranga ubwo no mu kabari uceyo None ujya ubibona iyo nzicuranze uzicuranga kandi nawe bamwe mu ukazamo se bacurangayo ni abantu nzi. nawe navugaga wowe Peter nakunyuze mu tubari twose Video bari Eh, muziki akunyuze no mu tubari twose amasaha yagiye reka tuve mu tubari tutaza kuba sibyo navugaga ntabwo byakunda ibyo ntabwo bintu nari nzi ko baba ajya akazamo ukuntu aba agasebye njya nza kugusapotinga ukuntu aba agasebye Peter, reka turangize reka dusoze nako uza mu kabari we ngira ngo nk'uko twahoze tubivuga uri ese kumva uvuga ko ugiye kuvuga ibintu by'amakaro urangize usenge nk'uko twahoze tubivuga ibi byose Theo reka natwe tugushimire cyane biba ari ibyo bwawe by'akabari reka duhe undi muntu umwanya reka tugushimire kubw'umwanya twaye bari abana reka duhe bagasenga abantu umwanya Genda basenge senga. babu shababu ubwo kubisenyisho ryawe niyangumiye mu kabari Theo Imana iguha umugisha nawe kuba waduhaye umwanya ni mwe cyane nakabaye nshimira kubera ko nawe waduhaye umwanya kandi buriya no kutabizi wari ubivuzeho ati haje kuririmba icyamamare uri icyamamare kandi natwe turakubaha twe dukora imyidagaduro igeze ku ijambo ry'Imana na gospel muri rusange kabisa umudasanzwe ngira ngo n'ubundi ibi byose bibaye hano ni ukubera urukundo sibyo hari indirimbo ya James bose bongere baririmbe kandi wabaye uretse kandi ugiye gusenga mfite uko nawe ibyo ngiye gukora yego rata se Kumva washyuguruka kurakara mu ijambo mukozi ry'Imana. amavuta ugiye kurakara kuyavanga ugiye gukorera Imana koko. wivangira amavuta kubera icyo ugiye kurakara koko ugiye gukorera Imana Hari indirimbo ariko rero Imana nayo yubahiye Imana nayo yubahiye babu dore amasaha yarenze ibintu byo kuririmba bireke pe Data, hari indirimbo yitwa Rutuma ndirimba sibyo isoza bavuga ngo kuririmba kumwe koko arababeshya babo amasaha yarangiye waretse nta bintu byo kuririmba babu senga cyangwa niba utabishoboye uvuge twisengere waretse kwangiza amavuta amasaha yarangiye senga cyangwa ubireke ibi bintu ayo magambo uri kuvuga bamaze kukarimba kandi ndasoza ikiganiro nudasenga reka tubashimire rero mwe mwese mukurikiye ijoro amarira aratemba numara ubwoba rutuma yageze batangira gukupa zararunje ubimenya nibwo batangiye gukupa ubuzima bacomoye no mu mwijima ndareba umucyo ubimenya nibwo ubuzima yanze kumva mubwira ngo amasaha yarangiye agakumva okay ngaho usenga basi ye ntabwo nsenga ntukarakare inshuti y'Imana wagiye ureka abantu bagasenga Ntabwo wasengera Imana muri wasengana aka umutima mubi gutyo abakoshye twagiye reka twubahe Imana dusenga sibyo Uwiteka Mana ikomeye Imana ihambaye umuremyi w'isi n'ijuru mu mana zose nta mana ihwanye nawe mu byo mu isi no mu ijuru hose nta uhwanye nawe uhimbazwa wakoze ko waduhaye kurama waduhaye kugeza uno mwanya tukaba tugihumeka umwuka w'abazima turi ibihamya byo gukora no gukomera kwawe uhimbazwa Uwiteka Imana rero tubanze kwiyeza turakwiyeza kugira ngo uri kutweza utweresha amaraso Yesu Kristo umwana w'Imana ku musaraba igorogota kugira ngo dukure mu gitabo cy'urupfu dushyire mu gitabo cy'ubugingo mu bo yapfiriye natwe twari turimo turi imbere yawe dushenguwe no gukora kwacu kubi kugira ngo ube kutweza kugira ngo iyo tugiye kugusaba kugushima byose ubyakire nk'umubavu guhumurira neza Uwiteka Imana wakoze kubw'iki kiganiro wakoze kubw'umuvandimwe warakoze kumushyiramo impano kandi impano ikaba iyo kugarura abantu bawe abihebye abababaye n'abagiye bari ahantu hose hagiye hatandukanye iyo mpano
ikaba iyo kubahumuriza uhimbazwe. Uwiteka Imana rero wewe wamuhaye umugore, umuhereza abana, umuha umuryango, kubera ko mu gukomera kwawe urukundo ndetse n'umuryango niwo bigaragarira, uhimbazwe. Niyo mpamvu rero tukwinginze, abaganga bose ku isi bakora ariko utahabaye nk'Imana, niwe muganga uruta abandi, nta cyagirwaho. Turakwinginze kugira ngo ukomeze uhereze umutima abantu wo gufasha abamuha amafaranga, ariko by'umwihariko uzakorere mu baganga, wowe kuzigaragaza nk'Imana, kugira ngo mu gihe gikwiye tuzabe turi kumwe n'umufasha we, turi hano turi kuvuga gukomera kwawe, ari igihamya cyo gukora no gukomera kwawe. Tuzaguhimbaza kandi abareba isi yose Uwiteka Imana bazahera ko bizere gukora kwawe. Himbazwa, ubane natwe kandi natwe duhe umugisha. Uwiteka Imana, imirimo y'amaboko yacu uhereze umugisha, kugira ngo benshi batubonereho imigisha kandi benshi batubonereho Uwiteka Imana gukora kwawe. Himbazwa, bore kujyana natwe tugiye kuva hano, abadukurikiye abatanze bose ubahereze umugisha, aho bakuye hasubize. Uwiteka Imana ubaremere, ubahereze bikubye inshuro 7 aho bakuye, ariko n'abatabashije kugira icyo babona Uwiteka bari kubahindurira amateka, kugira ngo ubutaha bajye bagira nabo icyo batanga. Dusengeye abantu bari mu nzu z'imbohe, dusengeye abarwayi kwa muganga bose, bana nabo umukozi w'umuhanga, mu izina rya Yesu urakoze iringana Imana, amen. Nijoro amarira aratemba yoyo, rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. Turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe muri iki gitaramo cy'uyu munsi. Ni ikiganiro Sunday Choice Live, n'ingaruka cy'umweru n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Hagati aho shimire ikipe yose yakoze yanateguye iki kiganiro, yaba abari kuri kamera, muri control technique, ndetse na hano kuri pano. Shimiye Phil Peter na Babu Rugema, ndetse n'umutumirwa Theo, hamwe n'ikipe y'abaririmbyi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Twongere ubutaha, gahunda za Isibo zirakomeza. Mukomeze mugire icyumweru cyiza, intangiriro zacyo zibaryohere ndetse kugera gisoje.